Rwego Emmanuel, nkaba niga muri KFTV, nkaba niga mu ishami rya filmmaking. Ikintu cyanteye kwa applying scholarship nuko nakundaga ibintu bya filime, nza kumva ishuri ryitwa KFTV ritanga scholarship, bituma nanjye nza kwa applyingamo, ngira Imana baramfata, so ntangira kwiga muri ubwo buryo. Uruhare filime nzakora rufite mu guteza imbere igihugu cyangwa se abaturage b'u Rwanda cyangwa n'abari hanze y'u Rwanda, ni ukuvuga ngo ni ukwandika story nziza ku buryo zizaba zifite inyigisho, zizaba zigisha uburyo abantu bagomba kubana cyangwa se uburyo bagomba kwiteza imbere